Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza kandi ndifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, nizere ko muri amahoro. Reka nshimire by'umwihariko wakoze subscribe ndikana comment, ndagushimira cyane. Ariko ntarakomeza dukomeza kwihanganisha umuryango wa Vava, bageze ibyago. Vava yitabye Imana, ariko nyine no kwihangana kw'isi niko bimera. Rero bakomeze kwihangana n'abari hafi n'inshuti ze n'abavandimwe, turakujya dukomeza dukurikirane umuryango we dore ko aseze n'abana babiri. Rero bakomeze kwihangana nyine kw'isi, buri muntu afite igihe cye kizagera akigendera. Gusa tubari hafi uko buri wese azajya ashobozwa, azagira icyo atanga nk'inkunga ku muryango we. Turi kumwe na Samantha. Samabite ni byiza. Amakuru y'iminsi ko wabuze? Ego shiriko nubwo nabuze cyane. Imyaka myinshi ni iminsi mugani uzi ko yarenze n'iminsi, siko arubuze ngo iminsi mikanashize myinshi kabisa. Siko imyaka 3 irimo tutabonana, ariko ni ibiri irimo. None se bana twise amezi 9 nkabyara umwana akabagiye kuzuza umwaka urumva ibiri irimo. Kandi mbere yuko ntwita twari duherukanye, urumva ko waciye igihe kinini. Nubwo nigeze nkubona utwite nari naritsimbye kamera ntwite sa umuntu yigeze mbona. Ntwite kamera nene narayihunze ntago nigaragazaga. Byari bikomeye ntago byari byoroshye. Amakuru rero y'iminsi amakuru ni meza, urebye nyine uko biri kose ndashima. Yarakuza ameze neza, yabaye muzeka yabaye. Dore amenyo yaje ikibazo ararangara ibintu byose ashaka kubira mu ndebe. Wasa nande? Shasa na papa we. Nuwase shano wase kabisa. Ni fotokopi ya se rwose, usaka gasura ngenda gafite. Baba we se katagira ese nubwo atamwemera ariko niwe basa nese urabona ngewe akagasura nagakura. Baba we. Hanyuma umuntu witwa Vava yitabye Imana kandi najyaga mbona amafoto menshi uri kumwe nawe, wowe wabyakiriye gute? Shani inkuru yica mugongo kuri ngewe nkimara kubyumva. Ibintu nyine biteye agahinda. Yari inshuti yanjye, tuganira no mu buzima busanzwe. Gusa nyine urupfu rwiwe rwarambabaje birenze, byaranantunguye cyane kuko giye yarambwiye ati ndumva ndwaye, ati ubungubu ngiye no kumanuka ngiye kujya kwivuriza mu rugo. Ariko nyine nkumva ni ibintu bitari grave, nkumva ni ibintu bisanzwe. Arambwira ati ni igifu, none si igifu usanzwe ukirwara? Arambwira ati sanzwe nkirwara nkagenda n'ubundi nkivuza nkakira, nta birenze nyine ntago biri grave. Nawe ambwira ati ntibiri grave. Numva ubwo rero nge nago natekerezaga yuko bizagira kuri rwa rwego. Ariko ngo harabavuze ngo ni igifu, ariko umuryango wose uboneka atari igifu yazize. Urumva nyine umuntu yapfuye buri muntu wese azavuga ibye, mwakavuga ngo yishwe nibi, unakavuga ngo yishwe nibi. Ariko ukuri nyine ntago nyine wamenye ukuri kw'ibyo bintu akano kanya. Ngombwa nuko tuba twabuze umuntu. Gusa ikiriho cyo nuko navuga ngo Imana imuhiruko ridashira. Kandi yari inshuti nziza n'ukuri. Imana ikomeza umuryango we, ikomeza ababyeyi, ikomeza abana be. Kandi nyine shamana ni inkuru nyine ibabaje. Ngiye n'ubu sindabyakira, n'ubu sindanabyumva. Ngewe nari nsanzwe mbizi ko afite abana, gusa yanze kubishyira mu itangazamakuru ngo bitewe n'umutekano wiwe, ngo ntago ibintu yarambwiye ngo ngewe ntago ubuzima bwanjye bwose bagomba kubushyira hanze. Gusa abana ndabafite. Umva undi abantu bari bazi ko atajya agira ibanga, ariko icyo cyo yakigizeho ibanga pe. Abo inshuti ziwe zo ku ruhande zari zibiza, ariko mu itangazamakuru niho wabaga abana bimaza ngo abyemere. Gusa ndashima Imana ko nyine asize abana. Buriya umuntu apfuye agasiga umuntu, urwibutso nyine ruhoraho. N'abo bana nituzatubabona tuzatuvuga ati runaka disi, tuzatumwibuka. Abasigaye urwibutso. Ubwo rero rwose Imana imwakire mu bayo, kandi rwose aheza ni mu ijuru. Twizeye ko tuzamusangayo natwe niyo nzira. Hanyuma rero wenda tuvuye kuri Vava gatoya, ubwo amakuru turakomeza tuyakurikirane. Nibwo bari gushyingura, ariko n'ubundi tuzakomeza tube hafi umuryango we. Ku ruhande rwawe rero najyaga mbona, nubwo tutari duherukanye ariko nabonaga mu gikari nkabona ibiganiro byawe. Nibwo navuze nti Samantha reka muhamagare mubaze ntiduherukanye ambwira amakuru, kuko ndabona bitameze neza nanone. Hewe Samantha byagenze ibyanjye imbwa zabirwaniye musinzi.
sinzi ahantu nguherukaga uriya mugabo aguterera ivi urabyibuka ngaho nyumvira ibyo bintu igihe bimaze mana we none najyaga mbona ibiganiro ngo yanze umwana ngo ntamwemera ngo yarafunzwe nkavuga nti se byabaye sitarago uzi ko natanibukaga yuko mu gutera ivi wari uhari we nari mpari nawe mbega se Samantha bya bintu byaramukurikiranye na n'ubu kuko birageretse ibyivi byo birutwa nuko riravi batari no kuri intera nkamenya ko nta n'ibyabayeho kuko naryo riri mu bintu byamaye imbaraga zo kubona yuko uwo nitaga umukunzi wanjye amfiteho imigambi miremire bituma nanjye mwizera birenze urugero kuko buriya iyo umuntu aje akakubwira ati nge sinshaka amagambo ndashaka ibikorwa tayari ukabona ahise atangira no kubigaragaza wa mugane bya bikorwa ni ibintu byanunguye nahise mvuga ati ubundi abantu bose baneshaga umutwe mbere hose ati ubundi uyu muntu yari ari hehe bima imbaraga nyine zo kumukunda birenze wenda n'ikigero nakagombye kuba naramukundagaho gusa yaramemukiye uriya musore n'aho ari hose nazareba ibiganiro byanjye sinzi ukuntu umutima we umeze gusa Imana izamumera ikinyafu yego ndabyibuka mbere hari twaraganiraga uri umukozi w'Imana usenga no kurusengera no ku matelefone ariko n'ubundi ndacyariwe yego nibyo nshaka kubaza hanyuma hari abantu bazi uko kubyara nyine utabana n'umugabo ibyo nyine n'ibintu nshaka kubaza kugira ngo uko nyine abantu nyuma y'uko ubyara uko bakwakiriye kuko najya gasoma comment nkumva nyine bari kubifata ukundi ukimara kubyara abantu bakwakiriye bati cyane ko bazi ko nyine usengukijwe ariko kaza kubyara utabana n'umugabo abo dusengana se cyangwa inshuti zanjye abo hanze abari mu rusengero bahise banca mu rusengero bahise bantenga ngo bahita bagushyira inyuma y'itorero gusa nyuma nasabye imbabazi ndongera kuba umukristo nyine nkomeza gusenga gusara abantu bo muri societe bisanzwe hari abatarongeye no kumvugisha bahise bacika intege baravuze ati burya wa muntu wasengaga kumbe ari umusambanyi yari ikirara yari indaya ibintu nk'ibyo ariko ngiye ntekereza yuko kuba bino bintu byarabaye nkabyara no mwana ntago ari impanuka yabayeho nta nubwo bino bintu byatunguye Imana ahubwo ibi bintu bishaka kuba byari biri mu igenamigambi ry'Imana ariko we byaragutunguye cyane byaranunguye pe ubwo ngiye kuvuga ngo ntibyanunguye nawe ngiye kubeshya ubwo nabanje kubeshya abantu kandi rwose ngiye kubeshya wapi bino bintu byaranunguye ni ibintu ntigeze ntekereza ni ibintu ntigeze mpanga ni ibintu nanjye nashidutse mbyisangamo ariko ntekereza yuko ari Imana nyine yabinyujijemo kugira ngo inyigishe umuntu cyari cyo umuntu wari we mbashe kumumenya kuko nyine iyi Imana inyereke nyine niba umuntu akwijeje ibintu we wihita umwimariramo ngo wumve ko ari we buzima bwawe yaramunyigishije rero ubu namaze gusobanukirwa neza umuntu uwo ari we hari abantu benshi bageraga kuri telefone nimero nyinshi zo hanze abantu benshi mwaganiraga abenshi bancitseho mana yanjye cyo kora abantu bancitseho ngo uko nabyaye mwese nange muzicare mwigaye nasabye Imana imbabazi nabo ndaza ndavuga ati nge naje ndavani mumbabarira abantu mwese natengushye kandi mwari munyizeye muzi ko ndi umuntu usengukishijwe mukabona nguye muri iri kosa ariko ndi umuntu kuba narariguyemo nkaryisangamo nyine yego byarabaye uzi ko ibyisi ikosa n'umwana bari ikosa yes wibyita ikosa rero kubyara n'umugisha kuba warabyaye uvuga ikosa ryakoze ni icyaha nakoze ubwo wenda icyaha wakoze kandi narihannye nsaba n'abafana banjye imbabazi n'Imana nyisaba imbabazi ubu ngubu ku mutima wanjye ndi umwere bambabarira batambabarira njye nta rubanza mfitanye n'Imana narababariwe umuntu usenga ntiyemerewe kubyara wemerewe kubyara ariko nyine ufite umugabo nyine mubana nk'umugore n'umugabo atari kuvuga ngo uragiye ngo urabyaye kandi nta n'umugabo ufite bivuze ko ubu ngubu uracyasengera abantu se cyangwa ndabasengera jewe wenda ndabasengera ariko nyine hariho uwo ntasengera hariho umuntu umbwira ati jewe kuva nabona biriya bintu ntabwo wakongera kusengera hariho noneho giye n'abantu bo hanze twavuganaga bajyaga banamfasha bambwira ati ikibazo uzabigira mu buzima busanzwe ujye utubwira ndakubwiza ukuri ngo bacyumva ngo narabyaye ikiganiro cya mbere nkora mvuga ko nabyaye na nino saa mfite nimero zabo nanze kuzisiba ariko iyo mbandikiye barasoma ntibasubize nk'uwo muntu rero genda mugaye niba narabyaye aho kugira ngo banyigere babonye ibibazo nahuye nabyo banganirize bambe hafi natanagira depression ahubwo nibo bambere bo mukunerera nabagenda kandi bitwa ngo nabantu nasengeraga twabanaga mu buzima bwo gusenga ikizere baragufitiye cyaragiye urumva gusa Jesse nicuza kuba narabyaye no mwana kubera ko hari impamvu Imana yatumye no mwana mubyara kubera iki se ntamutwise ngo mvuge ngo reka nje kuyikoramo nk'uko abandi bakobwa babigenza nkavuga indi jewe niba nkoze icyaha cyo gusambana ntago nakora n'icyaha cyo kuvuga ngo ngiye kwica reka umwana wanjye nawe ati Imana ni impuma nzamubyara murere kandi koko yarabikoze aho igejeje ikora mbese kano kanya ni ukuri mbaye nyishimye pe hanyuma ubuzima ubayemo urumva wabyaye uri wenyine
tuba twise uri wenyine ubyara wenyine nta mugabo ntaki ubwo kugeza uyisaha wabayeho gute muri ubwo buzima uri wenyine udafite n'akazi kugeza umwana agize amezi 8 kandi wumva n'abagufashaga bari barakuvuyeho bati bamvuyeho nanjye nsigara mvuga ati noneho isi iranyiyeretse rwose n'iki ishubuye ndere ni ukuvuga ngo nkimara kubyara ubundi niho byari bikomeye cyane wenda ntwitebyo nta birenze urumva gusa Imana yaramfashe nirinda gutwarira ibintu bihenze kuko ntabyo nari kubona ukakurira abantu ngo batwariye ngo za burusheti ngo batwariye ngo inkoko ibintu nk'ibyo ndakubwiza ukuri iyo mbitwarira nari guseba nari kubikura hehe nari kubitwara se nkabikura hehe kandi icyo twari ugomba kukibona ngo iyo utakibonye narumvishije ngo umwana agira ikibazo ubwo rero jewe Imana yaramfashe mu buzima bwo gutwita gusa naragenda hindana ndacupira umva nkajya ninya no kujya mu bantu nabonaga ibyo ukeneye numva na kamera ndayihunga navuga none nabamuna kuri kamera bajya babona atari ngewe bari basanzwe banzi umva amagambo aragenda arankamana biba ari imbana myinshi rero ngiye kubyara umwana papa we wari muri gereza ariko nkajya mvuga nibyibura niba mufungura nzabaho mu byishimo ngiye nahoraga nsega mvuga ati Imana umfashe bazamufungure wewe numvaga hazafungurirwa ubundi cyagiye agupropose nyine managa ari umusore mwiza jewe mporopoza nanjye twe turi mu rukundo pe arambwira tumva baby ngiyewe nagukuye kuri social media mbona uvuga uburyo umuhungu yaguhemukiye ati ndavuga ati ngiyewe ndashaka kuza nkaguhoza no marira ati nta nubwo ari amagambo ngenzanye ibikorwa ati wowe gusa mpereza igihe ati bundi ngiye nkwereka imishinga atahubwo tayari dutangiza umushinga w'ubukwe ndamuganiza ibyo bintu kumbwira biri seriye cyagiye ajya kunterera ivi rero ibintu byanunguye nukuntu yagiye akareba ahantu hose nakoreye ibiganiro akajya kuraho nimero z'abanyamakuru akabahamagara agahamagara n'inshuti zanjye nabizi ankoreye surprise ngewe nkajya kwisanga mu bintu nka biriya ngo yaje kunterera ivi ese mvuga ati ni ukuri wa muhungu ari serious ibyo yavugaga rwose ari serious pe mbona nta kibazo ikintu ushaka kubaza byapfiriye hehe ubundi bihatangira kuza ubundi rero reka nkubwize ukuri nyuma ririya vi hajemo abadayimoni je sinzi ukuntu byagenze sinzana abadayimoni bavuye urumva ubwo yanereye ivi burya cyagiye nyuma y'ivi arambwira ati ndashaka ko dupanga gahunda z'ubukwe si byari mu byo mu kwa kanga byari mu byo mu kwa mbere yarambwiye ati jewe ndashaka yuko dupanga gahunda z'ubukwe bitarenze mu kwa 8 tukaba twakoze ubukwe ndamubwiye nari kose ko ibintu byose uri mu byihutisha arambwira ati se ko amafaranga arayaje ufite ikihe kibazo ngiye niba nabonye agahinda watewe n'umuhungu ukirigurira ku makamera ngiye naje kuzimya ari amarira ati we mpereza umwanya ronza n'ibikorwa bitandukanye nari amagambo ndabyemera ariko urumva yafite akazi akorera no mu ntara kandi ngiye nari ndi hano i Kigali ubwo urumva ngiye nakazi nari mfite naga rero wakaje kunda ngo dutegure umushinga w'ubukwe ahubwo ninjye agomba kujya kumuna ko ninjye utari ufite akazi ubwo rero hari ubwo nyine umunsi yaneye ndari no muhungu nagiye kumureba biba ngombwa yuko twari turi mu mare myinshi turi kwandika abazatwambarira amamodoka ibyo tuzakoresha ngo tumenye bije y'amafaranga tuzakoresha turebe n'ubushobozi buhari aka kanya tumenye n'uburyo tugomba kwitwereza tuzi n'ibyo tubura byarangiye bigeze mu saa 5 n'igice saa 6 z'ijoro nibwo ibare yari irangiye ngiye gushaka imodoka ndayibura ndebe kundi butaye muri icyo gicuku ndavuga ariko se ubundi naraye kwa sheri wanjye ko nta n'ikibazo uraruraye nawe arambwira ati ariko se ubundi muri ijoro nk'uko ko sheri ugiye ukagira ikibazo mu muhanda ubu ntago ari njye waba ubihombeyemo urataha muri iri joro waje ukaryama ko nta kintu kugukoraho ukiryamira ugasinzira ukazataha kuko yari umuntu abonaga nyine wumva ibintu byo gusenga niko ari ngiye twaga turi kumwe akavuga ngo senga mbone kugenda nawe yakunda gusenga aho yakunda gusenga yego si cyane nkanjye ariko yarasengaga pe kuko iyo twajya gutandukana namwe agatisheri banza usenge mbone kugenda undagize Imana nkabona ko nyine ari umuntu uri mu bintu by'Imana ndavuga ati reka niryamire buriya arandeka ndyamiye ngo ndyama muri garuka twongere Imana bana nubwo ndimo guseka iryo joro ryabaye ryiza ahubwo ibyakurikiye nyuma byaje kuba bibi urumva nabyisanzemo ndakubwiza ukuri sanga kabaye nyine imbaraga za umva zabaye nkeya pe ndakubwiza ukuri kwihangana biranga ndavuga Imana rwose ni wowe uzi uko biri bugende imbaraga zo kwihangana ziranga imbaraga z'umubiri ziranisha birumvikana ntawe bitabaho ibyo rero bimaze kuba cyane navuze nti kuba nyine nyuma yuko bibaye yego nicujije icyaha nkoze nikosa nkoze
nyine numva ko nkushije ngomba gusaba imbabazi ariko nyuma yabyo ndavuga ni okay dukomeze nyine imishinga y'ubukwe nta kibazo dukomeze gahunda zacu dukomeze ya mibare ubwo bibaho turakomeza turateretana sheri shushu waramutse ute myitegura igeze nyine turakomeza turapanga kuri phone hati nta kibazo ubumva ibyo byo gutwita sinari imbizi ko natwise ntaki nyuma y'ukwezi nibwo natangiye kumva ntangiye guhindagurika mbo ntangira kubona ibimenyetso bidasanzwe bimbaho muri njye ndavuga ni ngomba kujya kwa muganga ubwo arashize ukwezi njye nawe duhuye gusa uriya mugabo njye yahoraga nyine kakakunda abana ndetse cyane n'abana bo mu buzima busanzwe yabonaga abana wabonaga nyine abishimiye ubona ari sociable cyane rwose noneho njye najyaga numva avuga ngo umuntu ukunda abana cyane ngo ntababona ibyo byo gutekereza ko yananiye nabyo ntabyo nari no gutekereza pe ubwo rero nyuma y'ukwezi ngiye kwa muganga ubwo hari ukuntu ujya kwivuza njye naragiye mbabwira uburyo niyumva barambaza ese uratwite ndavuga nti kareka ntabwo ntwite ngo ufite umugabo se ntiwapi ngo reka tubanze tugufatire ikizamini kuko ngo hari igihe ngo muza ngo mukatubwira ko mudatwite ngo tukabahereza imiti ugasanga igize ikibazo ku mwana barampimye muganga arambwira ati ariko se umuko ati kuki wambeshye ngo nagutwite kandi utwite nameze nk'uguye muri koma nimugani ngenda twite aranga se siwe witwa gutya nagutya ati ni ngewe none se ibisubizo bivuye muri laboratoire urabona ari njye byohereje ati ibimenyetso birekana yuko utwite rwose biri positive ndamubwira nti wibeshye rwose mva mera naramuburanyije umuganga aravuga ati ariko seka nkubaze waze kwivuza ni we muganga uri kumvura cyane nyiri kukuvura ndamubwira nimba rucekinge neza urebe ko ibyo bisubizo ari ibyanjye arambwira turatwite nicyo kirimo kiragutera ibyo byose nta n'umuti n'umwe twemerewe no kuguha atabwo taha ubungabunge neza rwose urwo rubuto ye baba we natashye urumva yabimbwiye ndi kwa muganga numva biranguye guhita mbyakira ariko nyuma yuko mvuye kwa muganga nanone numva ni ibintu byiza kuri njye kuko urumva njye nta mwana ngira mu buzima bwanjye n'ubwa mbere n'abana ari ngiye kubyara nuriya muhungu nawe nta wundi mwana agira hanze kandi twaranakundanaga noneho tufite n'umushinga w'ubukwe ndavuga nti wawe byarira umuntu nkunda noneho ubwo urumva ko gahunda y'ubukwe twe tuyifite mu kwa 8 ndavuga ntubwa nteye rero biri mu kwa mbere wenda n'ubukwe twanabwigeza nafi tukabushyira no mu kwa 6 nkazabyara twarabanye twarakoze n'ubukwe ndavuga ni mbega ibintu byiza tugiye kubana tuzahita tunabyara ni mana we n'ukuntu mugabo akunda abana nangira guserebura mu mutima none nangira kwirengagiza wa mubabaro nagize nkibimenya ahubwo nyine ntangira gufiringa ibyishimo ndavuga nti mana yanjye n'umugabo wanjye kuko nimba ndasara nibaza uburyo ngiye kumubwira ndavuga ngiye kumuhamagara duhure twicare tuganire dusangira agafanta ndimubwira na nkuru kuko ndabizi kari wita nanterura nyimubwira turebana kuko kuri phone sindi bishobore ndamuhamagara uzi ngo muhamagara uwo munsi ubwo ngiye kumubwira ahantu ari bunsange turi buhure tukija tugasangira muhamagaye banza kumva nimero ye ni compose subijeho numva iciyemo numva hitabye umuntu wa murumuna wiwe nyine wo kwa nyina wabo ndavuga nitse wampaye uwo nari mpamagaye ko nari mukeneye cyane ariko mwagiye mureka gushinyagura ngo ubwo se naguze ibyamubayeho niki shere basi urumva ndamubwira nti akira telefone ndamubwira nti se ibiki arambwira ati ubu ntaguzi yuko bamufunze ndavuga nti reka ariko ibyo bintu kumbwa ntago bishoboka kubwira inkuru nziza nawe wumva inkuru nanjye ngo bamufunze njye nabanje kugira ngo arimo aranyinisha wenda ni nk'agakino banteze kugira ngo yumve ko bibaye ari byo ukuntu nabyakira arebe koko mukunda cyese nekeza ko ari test umuhungu yakoresheje nariko ni winsetsa nise bamufunze yakoze iki ngumva ngo bamufunze ngo kandi ngo bamufungo ku kazi nyine ngo hajemo ibintu by'imvuru ngo ku kazi ngo abakozi ngo bose bajya kubafunga ngo nawe nyine ngo bamushyira muri ayo manyanga yabo ngo nabigendanamo ngo bagiye kumufunga ndavuga nisafungiye nyine mutaba ntangira kumusaba adresse zose nibiki numva bindwaje umutwe numva ndasaze bagiye kumureba hafungiye nagiye kumureba urumva noneho cyo kuri ikintu cyanatumye ura muhungu ugenda namwizera cyane yari yaranyeretse konte ziwe n'imibare y'ibanga iyo nashaka n'amafaranga nagendaga nkayafata mfite na visa card yiwe ahantu yari yamshanyetse visa card yiwe anyereka amafaranga afite ambwira ko tugomba gushakisha ubundi bushobozi tukayongera tugakora ubukwe bumeze neza ubwo iyo najyaga kumusura ubwo nyine najyanaga ikarita nkagenda nkafana amafaranga nkagenda nkagura ibyo ngomba kumushyira ariko mu byukuri imitima imbana myinshi ninya kumubwira yuko ntwite ari muri gereza nkavuga se none najyaga kumureba twahuza amaso agahita turika karira nta n'ijambo na rimwe ndavuga kundeba gusa tagaturika karira ubona ganye nagize agahinda n'imishinga urumva yatekerezaga ati umukobwa twe tugiye gukorana ubukwe
tutangiye gupanga iki ibintu byose none baramfunze bura wera navuga ati niba tamfungura ubu nkazana mpfira muri gereza koko ntanashatse ntanabye ntanagize we nambonaga karira ngiye nkarwana no kumuhoza none ndibaza n'umuntu umbona karira ubu ndamutse mubwiye ko ntwita ari muri gereza ntabwo yahita arwara toroma cyangwa akagwa igihumure cyangwa se akajya no muri koma byiza no kumureka ndavuga ngiye no muhungu reka mureke mfata umwanya wo kujya gute wo kumusengera wowe wiyiteho nimara kumusengera ngewe nizeye Imana ntashidikanya ko Imana izamufungura akaza tugakomeza imishinga yacu ubwo natangiye urugamba rwo kumusengera nkajya njya kumusura umutima ukambwira ngo bimubwire undi ukambwira ati nubimubwira urabushaka ko ajya muri koma rwose ugasanga narushijeho kumera nabi kubwira umuntu ngura twite ari muri gereza ntago byari byo ndavuga nanjye tutanabanaga byibura ngo n'umugabo wanjye nanafungurwa ntaki sha ndakubwiza ukuri ke nabuze imbaraga zo kubimubwira ndavuga nzabimubwira aho azafungurirwa ubwo ngize amahirwe nyuma y'amezi 5-6 nibwo bari bamaze kumufungura nyine basanze ari umwe ko n'ubundi byari ibinyuma bari baramubeshyeye yagendeye mu kigare ubwo baramufunguye kenda kubwiza ukuri umunsi yamufungana nakoresheje ikirori naragiye fata amafaranga ntumira abakobwa b'inshuti zanjye tugura indabo baraza bateka amanyama amafiriti tugura amafanta turavuga tuti umuntu uvuye hari ahantu tuba tugomba kumwondora ni celebration umva twamwiteguye urumva nayo imaze kuba depite ndari imaze kuba nkuru dore nge nanagize n'inda nini cyane yaragize imbere igere ifite amezi 5 wagira ngo ndi hafi nko kubyara ubwo rero abo ba petit frère we niba bagiye kumufata ubwo baraza bazaga banyobora bambwira aho bageze umva nahiye nashyushye nambaye ikanzu nziza nanyerera bigenda bite mana we numvaga ari umunsi wa mbere byishimo ngiye kubona mu buzima umuntu yaragiye ubwo urumva kwa yarazi yuko agenda umuntu usenga kandi w'inyangamugayo kandi azi ko twanaryamanye numvaga akibona ntwite abitavuga ati wow ngiye kubona imfura yanjye ngiye kuyibona naho kumbe ntago nari nzi yuko biba birasatira mu mazi abira ubwo umuhungu yaraje ahageze akingubita amaso akingubita indari nkuru batina nambaye ikanzu none meze nka gapiri ndiri imbere akingubita amaso nagiye kora umuntu aturitse ararira mu mutima mpita mvuga nti wow namarira y'ibyishimo ngewe shake kora bambwira abagore twarasaze ntangira gucelebratinga ntazi n'ibintu biri kuba ku muhungu ubwo ndavuga namarira y'ibyishimo n'ubare marare buryo tugiye kubyara nibyo byamurenze ntiyasaze naho kumba umuhungu arimo aratekereza ko namuciye nyuma yuko agiye muri gereza bakaba baranteye nkabanje no kumusekera buriya yaravugaga ati buraje kunyereka yuko nyine afite abandi nyine umuhungu ndamugera mwase baby bite najya kumuhobera kansubiza inyuma yabona guri kumushinyagurira ndavuga ese baby bite ko utari kunsuza bite what happened habaye iki arambwira ati ibyo ndi kubona nibyo cyangwa ndi kurota baby ibyo kubona rwose nibyo cya bintu twakoze dore cyavuyemo rwose ndatwavuyemo ndi no guseka nyine ndi no kubifiringa ndi no guseka arambwira ati nta soni ngewe baramfunze ni mu bibazo wowe usigaye sambana ucinye umuryamana n'imbobo zose ndavuga ni mu izina rya Yesu sheri ko bizahara ndi umuntu ugera naryamana nawe ko ni kari we twaryame ni ndaniya rwose humura sheri ni rwose wumva utuje arambwira ati wakoze ndagushimiye habe no gusuhuza n'abantu habe no kwicara Yesu ambwira ngo sawa warakoze ndagushimiye iryo jambo ndiryo nyine yambwiye ahita agenda ndakubwiza uko nongeye kumubona nyuma y'icyo gihe tsizindi ifite amezi 5 nongeye kongera kumukubitisha amaso yanjye umwana afite ukwezi ari umunyamakuru waduhuje nabwo nitwigeze nagiye kumusuhuza ameza gutaka nyuma yaho yaje kumboroka namuhamagara ngasanga nirangira iboroke nakoresha uyundi namwibwira kumva agahita kupa ndavuga Imana ndasara ndavuga noneho najyaga ndira ntarabona no hibu nibwo ngiye nabona buryo isigiye kunyikarangira hejuru nani wigeze gusobanurira basi ngo nta kintu wese yumva ko akigenda muri gereza kuba ko yaravuze ati ngewe niba umuntu aramuteye ndatwara nakundanaga ni gute yansuraga 2 mu kwezi nambwiye ko atwite ubwo mama tabimbwiraga ubwo we yarambwiye ati ngewe icuro wanse ugomba kuba warabimbwiye kuva utarabimbwiye rero nuko wari uzi ko hari undi mugiye kubyara none waza no kunsura mfunze ntubimbwire urumva kuri we nawe afite rero naravuze nti rero mbo nibwo nonge nabona isi ku mutima navuga nti ibi ni ibihano by'Imana reka bingereho reka nkubwize ukuri Imana harije mu Imana bango Imana ntabwo izareka kutubabara ibyaha byacu ariko ingaruka zo zizatugeraho ndavuga ibi ni ibihano by'Imana tayari ntangiye gutekereza rero uburyo ngiye kubyara nta mugabo uhari nta muntu wo kumfasha nta wo kungura imyenda nta wo kunyishyura nta wo ku mugabo nta wiwanye noneho ku mugabo bo
yarabanyangisha bose aravuga ati muzo mukobwa twakundanaga atereye ivi ntabwo baguhembye yarabavugira ati wa mukobwa uswa amaze kugenda bagahita bamutera inda ati n'amafaranga yose nasize kuri banki nkasanga yarayakoresha ko amahirwe ubwo bufaranga nabumusurishagamo ariko yasigaye naragiye mpita nishyiramo inzu amezi 4 kugira ngo byibura nzajye kubyara nta stress z'umuntu uza kunyishyuza nta mafaranga reka ntayo amafaranga namusurishaga ni menshi narategaga namutwaraga n'ibyabaga yanimye namuregera nkamugura n'imyenda yagiye uko nguko bamutwaye nta n'imyenda ndi nawe nyine uyikenuramo none se ngiye urumva nari kujya kubyara nta gitenge mfite urumva nari kujya kubyara nta mwenda w'umwana mfite ntibishoboka ngiye naragiye ngura imyenda y'umwana ngura buri kimwe cy'umwana nishyura n'inzu ndavuga inti ubwo nyuma y'ibi ngibi Imana izaca izindi nzira ariko ubwo numvaga ko noneho urumva amaje kubyara uno mwana zari none akiri uruhinja umuntu wese wari uzi uriya mugabo twakundanaga yakabona n'uno mwana yahitaga avuga ati dore umwana we umva ati dore papa we burundu ati yaragiye aragaruka ndavuga inti wawe ubwo mbyaye umwana basagiye guhita mwemera ngo amwemera ndakubwiza ukuri n'ubu ngubu ubona gutya ntabwo yemera ko basase n'ubu ngubu uramutse umuhamagaye ukaduhuza ikiganiro cyane kirangira ariko kureba muri kamera atari yakira ntabwo yemera ko basa arabyemera kandi adashaka no kumureba hari ibintu hari umuntu wese kumbwira ati uriya mugabo bashobora kuba baramuroze ati muzajye kumuvuza hari ibintu umuntu atakubeshye bigaragarira ijisho nubwo arareba afite amaso ntavuga ati umwana turasa ntagashaka kumureba niba ari ubunyamaswa bwo kuvuga ngo ninsanga dusa nzaba nsebye n'ukimwaro bitume cyangwa binari kimwe nanze kumwemera wiya twicaranye mu kiganiro naga bashaka ko twegerana nabwo bashaka kureba umwana ubwo rero ubu bihagaze bite rero kugeza kuri uyu munsi umwana afite amezi 8 ari kurya ari kunywa noneho bihagaze bite hagati yawe n'umugabo ubu ngubu jewe ikintu ngiye nifuzaga nashakaga yuko ngiye namusabye ati basi wamfashije tugakoresha ADN ukafasha kurera no mwana kubona aho bigeze nanjye majije kunanirwa wenda mbereho atari yatangira kurya nta kibazo ariko ubu ngubu arasonza yashonje uyu ngo nabwo mwana aryama akarira agashaka amata agashaka ibiryo wamfashije kurera umwana arambwira ati rero je nta kibazo mfite kuko umwana simwemera jewe ntabwo mwemera habe namba atahubwo wowe umwemera uzagende ADN uyikoreshe numara kwikoresha uzaze ngusubiza amafaranga wikoresheje nuko yambwiye kuko tayaguhasewe ndamwise wayamaye kubizi ko nahantu mfite yo kuyakura ngo ndabanyaguhereki kandi je ntemera umwana je nta mwana afite na mwana nabyaye wowe rero uza kumumatira umungerekaho niba waramuburiye se waza ukabimbwira neza ukambwira yuko wabuze se cyangwa nkagufasha ariko utaje kunekaho imitwe niko ngiye yambwiye aranshitinga ndano kumubitira no mu kiganiro ndavuga ni no mugabo cyo kora ngiye uko babimbwiye bamwe ngo hari umuntu ushobora kuba waramuroze byo rwose nanjye nsigaye ntangira nkabireba akaba yaramunyangishije nyine akamunyangisha kuko ntago wambwira ngo umuntu mwarakundanye igihe kingana kuriya gutere ivi ngo nuko ngo wabyaye bigatuma ndashaka no kongera kuvugisha hanyuma ubu ngubu bikira amafaranga yarabonetse bigeze he ubu ngubu rero amafaranga ntago araboneka yuzuye ubu ni uri kuyashaka ninjye uri kuyashaka kubera yuko yambwiye kazayansubiza nasanga ari wazagusubiza ariko urega yazasanga ari we kubera ko nge nta burara njyamo nta buraya yaranzimo jewe niwe muntu twabonanye muri kiriya gihe rero nta gushidikanya mfite n'aka kanya mbonye n'umuntu yanguriza mu gitondo nagenda nkayikoresha iyo ADN ubundi yasanga umwana ari bagahita dusubiza amafaranga nanjye nkayasubiza gusa amafaranga yo ntagaragwira ariko nagwira nge nzagenda rwose nyatange ariko tuzabanza twandikirane tubisinyire ko agomba kuyansubiza agomba kuyansubiza hari n'abantu bangiye inama barambwira bati uriya mugabo naguhenda ubwenge ukagenda mutabyandikiranye ntazaguha muzabanze mwandikirane munasinye nimara kuyikoresha azabanza gusubiza amafaranga katare n'amakera numvishije ngo niba ari 100 niba ari 300 sinzi je nta nubwo nzi n'ibiciro gusa niko numva gutyo 325 gutyo umva ko nani menshi ni menshi no ku muntu nkanjye ubona n'ikintu nkora nk'ubu ngubu jewe ikintu nkora ni ugufurira abantu no kubavomera iyo habonetse nk'ikiraka umuntu akambwira ati mfite imyenda mu rugo ngo n'imfurire hagenda akameza nk'ibyo 3,000 undi ati ngwino nzana amajerekani 2 y'amazi ku mugezi nkasimbuka ku mugezi nkayazana umwana se umusigaye umwana nk'ubu ngubu hari igihe musigira nk'abaturanyi kuko ubu ngubu arya agira ate bakamuha ibikoma bakamuha ibiryo ndamusigaye hari ibiryo n'igikoma ndabibasigira bakamuha nkajya gukora icyo kiraka tukabona uko tubaho ubwo nkabona amafaranga yo kwishyura inzu no kurya tukabona uko tubaho ubwo rero ntago najya kuvuga ngo ayo mafaranga ni makeya ku muntu afite n'akazi gafatika byibura ari kumva ubwo rero ikintu nakubwira
nuko ndimo ndashyiramo imbaraga kugira ngo sabe n'abantu nyine bakomeze bamfashe kandi ndashimira n'abakomeje rwose kugenda bamba hafi banahafasha umwana wanjye naburare cyangwa ngo abandiraho nk'ukuntu yajyaga ndirana urumva ariko amafaranga y'icyo nababwira cyo ntagaragwira ubwo nyine turagufasha twese ugigira uko ashobozwa azajya mfasha kandi ngiye mfite no kwizera rwose ko vuba amafaranga agomba kuboneka ADN ikava mu nzira ngiye ariko aho izabonekera uriya mugabo niba nzaca inkoni nkamukubita niba reka nkubwize umutwe nkareba umwana njyenyine tuzareba ahantu bya bintu bizerekeza abantu bakomeze babisengere banamfashe rwose amafaranga tuyabone tupimishe ADN ngiye n'umuntu wanyishingira akavuga ati ngiye yambwire nyaguhe uzayansubize nyuma yo gupimisha nejo mu gitondo twanyira tukayipimisha y'amafaranga yamusubiza nta kibazo azahita yansubiza ngiye yambwengara nayo afite ngo ariko ntiyayatanga ngo kuko yatanze agasa ngo nta kibazo afite urumva rogewe n'aka kanya yagize umuntu unyishingira akayampa jewe ndamubwiza ukuri yuko twahana iminsi nkazayamusubiza ubwo rero reka twizere ko amafaranga azashyira akaboneka cyane imanza zigashira utsinda agatsinda utsindwa agatsindwa nukuri pe ubwo tuzagufashanya ibintu byose n'amagirirane hari abagufashije kera n'abakigufasha kuri uyu munsi nukuri pe kugira ngo gikemuke urumva ko hari ibigomba kuboneka reka dusoreze hano ushaka kuzaganira n'umugabo wawe nawe tukumva ku ruhande rwe umva asigaye akunda kamera kubi uzamuhamagara zakwita namubaza njye ubwanjye babanyise kugira wenda tuvuga si ariko se ijisho ryawe ntago ribona ntago ushobora kureba umwana ngo ubone ko nari umufunga mutwe umwana yazo asa nawe wenda kuvuga tura mwana si asa n'uwa nyina atafite aho yamukuye umwana murasa ni ibintu bigaragara ko n'umubazi ibibazo byinshi azaguta mu kiganiro n'umubazi ibibazo byinshi uzajya kubona ubona reka dusoze nge nzamubaza hari twakinze nta kibazo jewe nyine ubwo tuzavugana nakagaruka abantu mwese mudukurikiye Samantha dore ngo ibye ntago bijya bishira nyine ahora mu bibazo ariko nyine nawe ujye bisengera nk'umuntu w'umunyamasengesho yagenda senga ni n'amavuri kukubwira ngo mfite icyizere yuko ADN igiye gukorwa ndetse vuba yego bakubikira imbere y'Imana reka dusoreze hano tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha